Gutanga ni byiza cyane, uba ufunguye amarembo yo kugira ngo nawe wakire. Iyo ugira umutima utanga, ukagira ubushobozi bwo gutanga, bituma ubasha kuba mwiza ndetse no gufungukira no kwisanzura no kumva ko ibitekerezo byawe byagutse kandi ubayeho, ubashije kugirira akamaro abandi ugirira. Burya ku isi misiyo ya buri muntu burya zose zifite aho zihurira, ari ukubaho ubasha kwita ku bandi no kubafasha kubaho neza. Burya kubaho ni ukuzuzanya no mugahuriza hamwe byose. Iyo utanga, wigira amaboko atanga, biba ari byiza cyane ndetse bigufasha kubaho nawe ubona uburyo wakira. Nk'uko twabivuze dutangira, kwakira no gutanga bigomba kujyana kandi ugashyira imbere ku gutanga kurusha uko wakira. Ibyo tugiye kukubwira muri kiganiro twabikuye mu gitabo cyitwa Give and Take cyanditswe na Robert Grant, umwanditsi wamenyekanye cyane kubera ibitabo yanditse byagiye bihindura amateka ndetse bihindura n'ubuzima bwa benshi, bihindura intekerezo zabo ndetse abasha kubona ku isi kubaho ari magirirane, nta kubaho uri nyamwigendaho, nta kubaho uri wenyine ndetse nta no kubaho utajyanye n'abandi muri uru rugendo rw'ubu buzima. Burya gusangira ni byiza cyane ndetse no gusangira n'abandi bituma ubasha no kuryoherwa. Igitabo benshi kandi avuga ko gutanga ari byo burya ntambwe ya mbere yo kubasha kugera ku ntsinzi. Yagiye atanga ingero z'abantu batandukanye, aho abantu bafite umutima wo gutanga, bafite umutima wo kurekura ari nabo bakira. Avuga uburyo butandukanye kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Ndavuga ya ntsinzi yo kugera kuri byinshi isi ishobora gutanga, nko ku bukungu buhambaye. Avuga uburyo ki atanga n'ingero z'uburyo abantu batanga ari bo burya banakira. Mu mugani wa Kinyarwanda baravuga ngo gutanga ntibikenesha kandi amaboko atanga ni nawe yakira. Wowe urifuza kuzatanga bingana iki? Niba wifuza kugera ku ntsinzi, wifuza kugera ku bukire, shaka ikintu watanga mbere y'uko wakira. Ndaguha urugero. Kampani ya Facebook ndetse n'ibigo byinshi dukoresha kuri interineti bya Google, LinkedIn n'ibindi, uburyo urebye neza kugira ngo bibone uburyo byakira nuko biduha byinshi ku buntu. Facebook tubasha kujyaho tugafungura konti ya Facebook ku buntu, tukaganira n'inshuti zacu ndetse izo nshuti zacu zikadutuba hafi, tukagirana inama, tugakurikirana amafoto meza, amavideyo meza ku buntu. Tukajya kuri YouTube tukareba utuvideyo twiza, inama zatwungura ibitekerezo, uburyo twatera imbere intambwe n'ibindi. Tukajya kuri Google tugafungura Gmail tukaganira n'abandi, tukafungura imbuga zitandukanye, tukabasha kwandikirana, tukashakira amakuru, byose ni ku buntu. Ariko burya uwakoze izi mbuga yazikoze ku buryo atanga mbere y'uko yakira. Burya baraduha ariko kugira ngo nabo bakire nuko baba baduhaye, uko bagira audience benshi niko abantu babamamarizaho baba benshi, bityo bakungukira kuri kwa kubamamarizaho. Ibyo rero burya ni kimwe no mu buzima busanzwe. Kugira ngo wakire byinshi ni uko ubasha kugira ibyo utanga ku buntu. Iyo ugize ibyo utanga ku buntu nabo ubihaye, burya bakumenyera ibikurikiyeho. Mu buzima niba ushaka kugira ngo ugere ku ntsinzi, reba ikintu watanga hanyuma uzacyakira. Arega burya n'umucuruzi wo mu kabutike aho ngaho muturanye, burya nawe nuko afite icyo aguha hanyuma nawe ukamuha, ni uguhanahana. Shaka icyo utanga, bibaye byiza wagitangira ku buntu, hanyuma ukiga uburyo ki nawe bishobora kukugarukira. Ariko burya ntawe ubabaye, nta n'uhenzwe, ahubwo mwese mukungukira aho hagati. Mu buzima kwiga gutanga no gushyira abandi imbere nibyo bintu bigeza ku ntsinzi kandi nibyo bintu bigeza kuri byinshi. Kwiga gutanga burya uba ufunguye amarembo yo kwakira. Iyo udatanga rwose ukigundira ibintu, burya biragoye kuba watera imbere. Abantu benshi bibeshya ko abakire batagundira bitava mu nzara, ahubwo burya abakire baratanga. Ahubwo icyo batanga ni uko wowe utareba neza ngo urambure amaso ubashe kukimenya.
abantu benshi kugira ngo bagere ku ntsinzi nuko bagira ibyo bita multiple source of income cyangwa MCY. Izo MCY ni ukuvuga ngo ni ahantu henshi abinjiriza. Tuvuge urugero, umuntu yubatse amazu atandukanye kugira ngo abantu bayakodeshe bayabemo. Burya atanga ubwo bukode, nawe ikimugarukira ni amafaranga y'ubukode bamuha. Aya mazu adahari, abantu bashobora kuba ku gasozi cyangwa bakabura aho baba. Abayafite bakayahendaho, ariko iyo ibintu bigeze byinshi ari ku isoko, ibyo bituma igiciro cyabyo kigabanuka. Burya nabwo ni uburyo bwo gutanga, hanyuma kugira ngo azakomeze abone ibyo kurangura n'ayo kuranguza, niyo mpamvu icyo giciro kijyaho. Ariko burya abatanze, shaka rero icyo utanga niba wifuza kugera ku ntsinzi. Uri umunyeshuri se urifuza kugera ku ntsinzi, ukaba umuganga, ukaba urashaka gutanga iki? Tanga igihe cyawe, wige wimare, hanyuma cya gihe cyawe uzabona igihembo nyuma nurangiza. Uri umuhinzi se urashaka gutanga iki? Uratanga imbaraga zawe, uhinge, ugure imbuto, hanyuma utegereze igihe kizagera byere. Burya nta kintu kibaho gihita kibaho ako kanya. N'umwana aravuka akabanza yakura, akaba mukuru, akagenda, agaseka, byose ni kimwe rero no gutanga. Uratanga ubu ngubu, igihe kikazagera ukazakira. Wicika intege kandi ukumva ko ugomba kugundira. Iga urebe icyo watanga, hanyuma nawe utegereze kwakira. Gutanga ntibikenesha inshuti zanjye. Bye bye. Ndakubabwira nti wibuke gukora subscribe ndetse no gukanda kuri notification, ako kazogera rwose, kugira ngo ibiganiro byacu bizabone amabambere. Ciao ciao.